yapa yaritwa Kai Proctor. Indirimbo yiswe Katam ni ya Diamond ari kumwe na Bien. Ati iyi ndirimbo ati ubushyuhe nibuza nzagufana, nzakwitaho, nzakurinda, niyo wasura cyangwa ukabyibuha byose ntago nzigera mbyitaho, tuzagumana, ntago ari ibiyobyabwenge rwose, ndakubwiza ukuri uraryoshye kandi ntago ujya umpa shombi. Iyo umfasheho ukankoraho umubiri wanjye uhinduka teketeke. Ibyo mvuga nuko numva nakwitetesha nkaho uri umwana. Afite nyinshi y'abagande, ukuntu ateye, umubiri ni uw'abarundi, isura ni y'abanyarwandakazi, none umusatsi we ni uw'abanyasomaliya, amaso nk'abanya-Ethiopia, aryoshya nk'umutanzaniyakazi rwose wagira ngo aturuka muri Kenya. Reka rwose maguruke, abakurwanya tuzahangana, umuntu wese ugurwanya tuzahangana. Ukuri nuko Katama rwose sinkubeshye, ndashingira Imana, Katama uri mwiza. Ati Katama njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo nkizi nazo wazikuretse kuri YouTube yitwa Kai Entertainment. Ndabizi ko utazanyihanganira rwose, urambabarira no gukorera amakosa, mba numva mfite urukundo nk'urwa mama. Ntago bizi bebe, igihe ryose umfashe mba numva ndinzwe, mfite umutekano muri iyi si. Ufite rwose ibyumviro by'abantu ba kera. Reka iyi ndirimbo nyikuririmbire, reka ntihazagire ikidutandukanya, nzayandika mu ijuru no mu isi. Ni wowe muntu utuma indirimbo iryohera. Reka mpamagare Diamond tube twibereye hamwe kugeza uri muri Afurika. Ati rwose afite imiterere y'abanyarwandakazi, isura y'abanyarwandakazi, noneho afite umusatsi w'abasomaliya, agahanga nako muri Kenya. Reka rwose twigumanire, umuntu wese uzaguhangara tuzarwana, umuntu wese uzibaha kugurwanya nzahaguruka. Mbwira ukuri, indirimbo yise Katam njye nitwa Kai Proctor. Katam niyo ndirimbo. Indirimbo nkizi n'ahandi wazikuretse kuri YouTube channel yitwa Kai Entertainment. Indirimbo yiswe Katam njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo yose ushaka uyime muri comment nyeguye muri video ikurikira. Indirimbo yiswe Katam, Diamond Platnumz ari kumwe nande na Bien. Reka tuzamure ikirahuri kubw'umukobwa, umukobwa wo muri Afurika y'Iburasirazuba. Reka tuzamure ibirahuri kubw'uyu mukobwa, kubwa bebe wanjye. Reka umukobwa wanjye tumunywere. Reka rwose nabo njye nitwa Kai Proctor. Nizere kuri budufollowing, ubundi mwamburanye iki